Nk'uko bisanzwe rero turi mu kiganiro nawe waba umukire, tukaba twahuye n'umusesenguzi Shaggy, tukaba tugiye kuganira ko ifaranga ryabyara irindi. Murakoze cyane Shaggy. Veji urakoze cyane. Nk'ibisanzwe ku biganiro byacu twatangije bivuga ngo nawe waba umukire ukabara amamiliyoni, birashoboka cyane kandi byagukundira. Cya mbere ni uko udukurikirana kuri no channel Kagoma Empire, ukadukurikirana buri munsi uko dushyize ikiganiro, ukaba uwa mbere mu kukibona. Ikiganiro tugiye kuganira namwe ni ikiganiro uburyo abakire bakoresha ifaranga, uburyo ifaranga rishaka irindi. Ku mukire Veji, Yego. ikintu bita rukuruzi urakizi? Ndakibona. Rukuruzi. Ndayizi rukuruzi. Rukuruzi ni iki? Rukuruzi ni ikintu gifata ibyuma ibyo ari byo byose, ariko cyari gikoze mu buryo meze nk'ibumba, niko nayibonaga, icyo kigakurura ibyuma, mbese kigafata ku byuma. Niko nyizi nyiri rukuruzi. Ubona ishinzwe gukurura ibyuma, si kurura nk'imodoka bikigize. Mbese icyuma cyose kiyegereye iragikurura kigafataho. Ariko cyane ubona nk'igihe wabonye abantu bayikenera rukuruzi, wabonaga bayikeneye mu nabonaga bayikenera mu mafaranga y'ibiceri. Habaye iki? Nta busesenguzi nigeze mbikora. Rukuruzi ntabwo wabonaga ko wenda nk'iyo utaye nk'igiceri ufite rukuruzi uhita ugira gutyo ugashakisha ukabona iragikuruye, cyangwa se urusindana utuntu dutoya dushoboka. Nabo byajyaga bibaho. Buriya rero ku bakire Veji, Yego. ku bakire ifaranga ni rukuruzi ikurura irindi. Koko se? Mbese uko wabonaga rukuruzi ikurura ibyuma, nimba ushaka amafaranga ku bakireho iki ngiki, wenda bazantera amabuye ko mbameneye ibanga, ariko nicyo nshaka Bishyire hanze. icyo nshaka ko buri muntu wese yatunga ku mafaranga, ni ukuvuga ngo uko wabonye rukuruzi ikurura ibyuma, ubundi muri runo rugendo twita urugendo rw'iterambere cyangwa urugendo rugana ubukire, rukuruzi uko wabonaga rukuruzi ishakisha utwuma twatakaye, Yego. ni nako ifaranga rishaka irindi. Yego. Urimo urabyumva ariko? Ifaranga ubwo riba rikuruzi ry'irindi. Rishaka irindi, mbese rirakurura. Ariko atari nka kwa kundi kwa rukuruzi. Oya, ni mu buryo bw'imikorere. Yego. Ubu ugendanye n'abantu, ufashe urugendo wenda ruturuka nk'inaha n'amaguru, ugaturuka hano mukagendana urugendo rwa kilometero nka 7, abantu 10. Buri wese yakubwira uburyo ari gushaka ifaranga. Buri wese mukaganira ku ifaranga akubwira ati nanjye numva ashaka amafaranga ku ngano runaka, wese avuga ati numva ashaka amafaranga. Sinzi nimba icyo kintu wari ugeze ugikoraho ubushakashatsi ngo ukirebe. Nibwo buzima tubamo ubwo bwa buri munsi. Mbese ubu abantu bose barimo barashaka amafaranga pe. Ariko se bayataye? Reka da. Mbese hari ushaka icyo atataye mu buzima? Ubu wajya gushaka inka utayibuze? Wajya kuyishaka ariko utayibuze, ugashakisha nyine ukiruka, ushobora no kuvuga ati ndashaka inka mu ndagize, uyikuragije se waba utayibonye. Ibyo ni ugusetsa ku buryo wafata abantu 10 bari mu nzira bose bakavuga bati turimo gushaka inka se. Ubwo nyine bibaho ukavuga ati ndashaka inka, ariko no kujya kuyiba. Ariko ntabwo wabona abantu 10 bari gushaka inka, ntabwo wababona. Oya, ntabwo wababona. Ariko ku mafaranga y'abantu 10 n'ijana barashaka amavubi, bivuze ngo abantu bose bazima, bose barashaka amafaranga. Maze n'umwana iyo umuhaye amafaranga arabumbatiza w'uruhinja, ku bindi ntabwo afumbatiza. Amafaranga ari ukuntu ateye nyine, kandi ni ateye kwayo. Yego. Uko amafaranga ashakwa bitandukanye n'uko abantu bo barimo kuyashaka. Aho hantu rero ku bakire icyo nkikubwiza ukuri, uko abakire bashaka amafaranga bitandukanye n'uko abantu bose barimo barashaka amafaranga. Bitubwire byose rwose. Ni ukuvuga ngo buno dufate urugero nko ku mworozi w'inkoko cyangwa se umuntu ufite uruganda. Yego. Dufatiye nko ku mworozi w'inkoko woroye inkoko ze 1000. Yego. Ni ukuvuga ngo kugira ngo za nkoko zize kumuha inyungu, arabyuka aziha ibiryo,
ni amafaranga, yego. arafata amafaranga ajye kuyagura ibiryo, Okay. narangiza afate amafaranga agura amazi, afate amafaranga agura amavitamine, ayo ni amafaranga, niyo ya mafaranga nakubwiye agiye gushaka ayandi, Araza gushaka gushaka ayandi, za nkokoro nimba zitera nibigera ku mugoroba mu ma saa 11 yego. arangije gahunda zose, Eh, ari buze kwicara, hanyuma namara kwicara avuga ati nashoyemo amafaranga angana gutya mu biryo zariye, yego. nashoyemo amazi angana gutya mu mazi zanyoye, Yego. n'amavitamine arangana gutya, none ziteye amagi angana gutya, nayo yakube mu mafaranga, avuga ati nashoyemo ibi ngibi, Yego. ibingarukiye ni ibi ngibi. Eh, Ku bakene siko bimeze. okay. Mukene iyo afashe amafaranga, Eh, ahubwo yakubita ku mweko, arayapfundika, arayabika kure cyane. kugira ngo agwire. Kera bayashyiraga mu ihembe. Ubwo sinzi aho bayashyira, ni kuri banke, ni kuki? Ntabwo wamenya uko biba bimeze. Yego. Wenda nabyo tuzasura abantu tugenda tureba, Eh, ariko yego. umukire amafaranga yarayakoreye nimugoroba, mu gitondo arongera yashore, namara kuyashora nibigera nimugoroba bare ngo nashoye aya ngaya, hanyuma ibyo nungutse ni ibi ngibi, afata ibyo yashoye akuremo n'ibyo asaruye, habone nyuma abone ibyo yungutse. Umukene ntabwo ariko ari gukora, ntabwo ariko akora, ahubwo umukene we ashobora no kuyafata akayakubita umweko, akavuga ati nzaza kuguhingira cyangwa ngiye gukora y'ubuyede, hanyuma ngende nongera ya mafaranga. Nicyo gituma ubona abantu benshi bahera mu bukene. Shagi, bari batuhishe byinshi. Nuko bigenda. Nuko nkuko biba bimeze, nuko nkuko biba bimeze. Ni niryo tandukaniro ry'uburyo umukire ashaka amafaranga n'uburyo umukene ashaka amafaranga. Reka dufate urundi rugero. Ubu murabona ko mu Rwanda ahantu hose wagera uzahabona abantu batwara abagenzi kuri moto. Cyane rwose. Batwara abagenzi hehe? Kuri moto. Kuri moto. Uyu muntu utwara umugenzi kuri moto, tutavuze wenda ayo yaguze moto yiwe, tutavuze ibyo kumena amavuta n'ibindi, ariko moto kugira ngo ize kwaka mu gitondo arashyiramo esanse, uko byagenda kose arashyiramo amafaranga, itsindagira arashyiramo amafaranga, nongere arashyiramo amafaranga. Ashobora kuza gufata inote y'ibihumbi 10, akagura esanse y'ibihumbi 10, agakoresha ya moto, agakoresha ya moto, byajya ya esanse yanshiramo, akaza kubara akavuga ati nashyizemo esanse y'ibihumbi 10, ndabona maze gupfundika ibihumbi 15, bivuze ngo bya bihumbi 10 byanjye byavuyemo, ndabona nungutse ibihumbi 5. Yego. Uko niko ifaranga rishaka irindi. Uko niko rukuruzi. Inshuti yanjye nkusetse nimba nawe ukiri muri ibyo ngibyo, ariko cyane cyane wowe utwumva, nimba atari uko abitekerezaga, nimba utari gufata amafaranga ngo uyajugunye, uyajugunye, icyo bita kuyanaga, uyanage, hanyuma aze kuza agarukanye ayandi, urimo urabara mu buryo budashobora kuzatuma uba umukire. Ntushobora kuzaba umukire, nongere mbivuge, ntabwo ushobora kuzaba umukire. Ntabwo bishoboka rwose. Niyo mpamvu nimba umuntu ari kukubwira ngo arimo gushaka amafaranga, mubaze ngo washoye angahe. Rwose mubaze ngo ubundi washoye angahe. Namara kukubwira ati nashoye aya ngaya, hanyuma uwo muntu ukubwira ngo yashoye aya ngaya ari mu gipimo cyiza. Ariko umuntu atakubwira ati nashoye aya ngaya, wisekere ntumuce intege, ariko biba byiza wanabimubwira, wamubwira turimo urasetsa imikara. Ahubwo nakurikira ikagoma yipaye. Yego. Arimo arasetsa imikara. Aho nakurikira ikagoma yipaye, hanyuma tumubwire uburyo amafaranga ashaka ayandi. Tukiganira ahangaha kuri Kagoma Empire, ku bantu bazayikurikirana, tubasha kuba twabagezaho inkoko nziza zigezweho, zo mu bwoko bwa Iza Brown, n'izo bita Highland. Izi nkoko turaziguha zimaze ukwezi. Ubwo ntizazisobanura n'uburyo zikora. Zasobanura nkwereke uburyo ufata inkoko yawe, ukayiragira neza, mu mezi 5 ugatangira kugenda wifashe mu mufuka, uri umukire utangiye kugaragaza icyerekezo cy'iyo werekeza. Iyo bayita ngo iki? Dufite ubwoko bubiri bw'inkoko dukoraho cyane. Gasubiremo rwose ubwoko bw'izo nkoko ngo Highland. Dufite inkoko bita Highland. Inkoko nziza y'amagi, ishobora gutera igi buri munsi. Uzabitubwiraho nabyo. Nzabibabwiraho. Dufite inkoko yitwa Iza Brown.
nayo ni inkoko itera igi buri munsi, ampaya buri munsi buri munsi igatera iki? kwa kundi twavugaga ngo ushoye amafaranga Eh, mu gitondo, yego nuza muri bizinesi y'inkoko uzatangira gutoragura amafaranga. amafaranga Dufite poroduwi nyinshi, yego dufite poroduwi z'insina, yego twakwereka insina nziza, tukakwereka uko utera insina dutangiranye, eh, twakwereka avoka nziza, yego twakwereka ubwoko bw'ingurube nziza bugezweho, Eh. hanyuma ukaba umukire ukabara amafaranga. urakoze cyane Ibi ni ibintu bishoboka, wowe ngwino dutangirane tugendane, ujye mu murongo w'abantu bashaka amafaranga yego ariko bashoye ifaranga. Ureke kuba muri wa bantu bashaka ifaranga ariko ifaranga barishyize mu mufuka yego cyangwa barishyize kuri banki, barikunje akavuga ngo ndimo ndashaka ifaranga, nawe ushaka icyo atataye inshuti yawe ta amafaranga ubone andi ubona yandi. Ariko Eh. ibyo kuvuga ngo ugiye gushaka amafaranga ntayo wataye, ibyo bintu nta muntu ushaka icyo atataye ni umujura. icyo ntabwo abantu bagomba bagisobanura Reji, yego ujya gushaka icyo utataye uri umujura. birumvikana Umujura nawe niwe ujya mu isoko akajyana n'abandi bajyanye ibintu, hanyuma nakavuga ngo ugiye gushaka amafaranga, ariko ubwo ushaka icyo utataye uri umujura. Uhereye uyu munsi Mm. tangira ushake icyo wataye. Shagi uravuze ngo umuntu ngo urimo gushaka icyo atataye aba ari umujura, ariko ahubwo uzongera kubikora akurikira akagoma yipaya ntuzaba uhindutse umujura, yuko ntabwo abantu ikintu baragisobanukiye, wumva ko niba ubonye ibihumbi wenda 10 ugomba kubigumana ukareba uburyo utazabitakaza, bikazaza byiyongera kuri ayandi ukoresha imbaraga z'umubiri, ariko akazagera wenda ku bihumbi 100, ariko utavuze ngo urabishora, ukumva yuko hajya uza ukadepa urangiza ukaguramo agahene, ariko twumvishije neza ko ahubwo ayo mafaranga ibihumbi 10 ushobora guhita uyatakaza mu kantu runaka, akaza yabaye 15 cyangwa yabaye 12, akiyongeraho kugira ngo ukomeze uyadepe mu rugo icyumweru cyose. Reji, buriya rero bigaragara ko ubaye umucamanza w'umucamanza ubera, kuko umuntu nimba yarakoze icyaha kubera kutamenya, wenda aho amenya arabikosora, ariko icyaha ni icyaha. Uwo muntu ubundi ni ukuvuga ngo icyo bita ubutabera, Yego. ubutabera bugirwa n'ibintu bibiri, bugirwa n'icyaha ndetse n'igihano cy'icyaha. Bivuze ngo uyu muntu ni umujura kuko yashatse icyo atataye, igihano yahuye nacyo nawe ni uko atateye imbere. Ariko ndo kumva yuko wenda buri muntu akora icyaha ari uko akizi ko ari icyaha. Nta butabera turabajyanamo, nta rukiko turabajyanamo, cyane ko buriya Yego. bo igihano bakigezemo. Ariko uyu munsi niyo mpamvu tuvuze ngo dukore ibiganiro bituma abantu bava mu gihano, Yego. ni naho ubwo abantu bajye mu mudendezo. Yego. Kuko umuntu nimba yarashatse icyo atataye, uyu munsi akaba amaze imyaka 20, 25, 30 asa naho nta kintu akora, utagenda ngo umubaze uti se muri imyaka 30 byibuze umaze kwizigama utuntu tungana iki, saving yawe irangana iki, ufite nk'agasambu ka miliyoni 5, ese ufite akazu wubatse, ese ufite agashyamba waguze, ese ufite akamodoka ugendamo, ese ufite akamoto, bivuze ngo ari mu gihano yuko ibyo bintu byose ntabyo afite. Bivuze ngo uyu muntu yarahano, bivuze ngo iyo tuba twarafunguye ibiganiro hakiri kare, cyangwa abakire bakamenera abantu ibanga hakiri kare, uyu muntu aba arimo kuvuga ati byanze bikunze ntago nakoze ubusa, ntago nakoze ubusa, narashoye nanjye nejejwe n'imirimo y'ibyo nashoyemo, uyu munsi akaba anezerewe. Ariko kubera ko kagoma yimpa uyu munsi ibonetse, ntago turabashyira mu rukiko, kuko ahubwo tuje kubakura muri cya gihano. Tujye twumva ngo perezida wa repubulika yahaye imbabazi abantu bangana gutyo bari uyu munsi, natwe abo bantu bari muri icyo gihano tubahaye imbabazi zo kuva mu gihano. Uyu munsi bagiye kubona umudendezo, batangiye gushora ifaranga, babona amafaranga, bakorera amafaranga. Urakoze cyane Shagi. Ubwo rero abantu nibadukurikire cyane kugira ngo bave mu gihano. Urimo akantu nko kukumva, bakore subscribe bajye bakurikira ibiganiro buri munsi. Tuzakora ikiganiro turebe ngo umwana w'imyaka 3 imirimo akora isobanura iki, umwana w'imyaka 7 kugeza kuri 12 imirimo akora isobanura iki, umwana w'imyaka 12 kugera kuri 18 imirimo akora isobanura iki, umwana w'imyaka 25 kugera kuri 30 yagakwiye kuba ari ku yihe nivo, nimba yarabonye inzozi z'ibintu yakoze ku myaka 7, ibyo akora ku myaka 7, ubundi ibintu wakoze mu bwana hagati kuva ku myaka 18 gusubiza ku myaka 3, biriya bintu bibumbatiye inzozi z'icyo uzabaho ku gihe kizaza rwose. Ubwo rero niyo mpamvu tuhageze, mudukurikirane, muduhe share ibi biganiro, mubibwira abandi. Nimba ubonye kino kiganiro cyasohotse, shaka abandi bantu 10 ubabwire kino kiganiro kiri kuri Kagoma Empire, kirimo Veiji na Shagi,
hanyuma baze badukurikirane, hanyuma uyu munsi abantu bave muri gereza y'ubukene bafungiyemo, uyu munsi byibuze nimba ufite imyaka 20 ugatangira kumva ibiganiro byacu, wenda mu myaka 5 ushobora ufite akamutugenderaho. numva yuko ibyo bintu bivuga ko byumvikana uw'inyuma ugenda gahoro abafite birashoboka cyane. Ikiganiro cyitwa ngo ikiganiro wibutse ikiganiro yavuze ngo nanjye naba umukire nkabara amamiliyoni. Ikiganiro cyitwa nawe waba umukire ukabara amamiliyoni. Nicyo kintu ikiganiro nuko cyitwa wamugani. Niyo mpamvu wamugani bakwiye no kugisharinga yuko buriya uramutse ukize wenyine aho hantu waba utuye nawe ntabwo wakira. Fashanya hari akantu keza umbwiye, iyo uganiye n'umuntu hari ibitekerezo biremye abantu, umuntu arakubwira ati iwacu haba karande, undi akakubwira ati ntabwo twakira twese. Icyo kintu cyo cyumva cyane. Mukize mwese ubundi mwese ubundi icyakwangirika ni iki? Nta na gito. Uhomba ni ohe nibwo mwese mwakunguka yuko ntawe ugirana n'undi yishyari cyangwa se yuko bazaraga bakanakwiba bakene cyangwa se oya ibaze ubimbwire neza. Ubundi twese dukize uwahombye ni nta numwe. None se ibihugu byiza nka biriya bihugu by'ibwotamasimbi bakize bose basa naho bameze neza, niko tubyumva, basa naho bameze neza. Ikibazo gihari ni iki? aho ni mu mudendezo nyine. Ikibazo gihari ni iki? Umuntu nibyo nakubwiraga, uwa mbere arakubwira ngo iwacu haba karande, niyo nakora niyo nagira gute haba karande itatuma nkira. Karande ya mbere iri mu mutwe wawe, niyo karande ya mbere ni kurimo, nuko utazi aho wicaye. Uri gereza, wowe uri muri gereza wishyizemo akaba ariyo utuyemo. Icya kabiri, umuntu akubwira ati runaka utangiye kugira amafaranga menshi ayakuye ikuzimu. Ikuzimu ntabwo haba amafaranga. Baratubeshya. Baratubeshya. Ikuzimu? None si ikuzimu ni he? Nanjye nibyo nibaza. Abakire baratekereza nshuti yanjye. Abakire baratekereza bakarema ibitekerezo bakabiha umurongo, etape kuri etape, icyiciro ku cyiciro. Kavuga ati uyu munsi ndatangiye, urimo urabyumva, uyu munsi ndatangiye, amafaranga mfite 100,000 ndabishoye, ntabwo bindara mu mufuka. Wenda mbishoye umunsi umwe, mbishoye ukwezi, mbishoye amezi 2, amezi 3 bizaza bifite ayangahe. Umukene arakubwira ngo nayashora gashya. Icyo ni igitekerezo cy'abakene. Aravuga ngo none nayashora gashya. Bivuze ngo arangije gushya, atari yawe ubwe yahiye, yahombye ubundi. Arangije gucumba. ubwe yarangije gucumba yarangiye. Urumva? Ni ukuvuga ngo ibitekerezo by'abakire n'ibitekerezo by'abakene biratandukanye. Nta mukire uvuga ngo yacumba, ngo yashya, nta mukire uvuga ngo yahomba. Ntabwo bijya bibaho. Tugiye gukomeza n'ibindi biganiro biri imbere. We dukurikirane ikiganiro ku kindi, wumva uko ba rwiyemezamirimo babayeho, turebe uko ba rwiyemezamirimo barya. Iki turangije cyitwa ko ifaranga rishaka irindi, ifaranga urarishora rikazana irindi. Inshuti yanjye, urakoze cyane. Iya faranga wapfunditse, ariko na Bibiliya nayo irabivuga. Ivuga abantu bahawe itarana, ikavuga bazishoye, ikavuga sinzi impamvu liturujiya twayize nabi, sinzi impamvu. Rega tubura amahugurwa. Bagenda bayica, urumva, bakakubwira uwayashoye yaraje umwami amukubita n'ayandi kuko yashoye. Ariko ngo waravuze ngo none nayashora nkacye ngo ashyira mu gitambaro, nimba cyari umutuku, nimba cyari umukara, ngo aragenda ashyira munsi y'urutare, ngo nyiri ibintu aje, nyiri ibintu ngo aje, ngo arazigenda kibikwate, nenzi kuri umwe hagati nanga kuba nahomba. Reka. Ubwo rero veji tuzaganira byinshi kandi ndahari kugira ngo tuganire. Shagi ntago ninzi kuzi no kuvangamo akantu ka Bibiliya. Bibiliya ndayikoresha kandi tuzayikoresha kenshi. Murakoze cyane, mumva ko harimo ibintu by'Imana kandi tugenda tubashimira kuri Kagoma Empire. Mukoresha ya kandi mugenda muha ikiganiro abandi, mukora subscribe.